Alright, bamwisa Harmonize ari kutubwira ngo sina kola subscribe na follow kuri TikTok na YouTube. Twagiye saza buto ni nk'amazi ashyushye yarantwitse mu mubiri n'ibitekerezo, yirukanye ntihakana abana banjye aribo nari nishingikirijeho, none isi yambereye akamara amazi ibintu byaranze. Ubu ngubu nta naho kurara mfite, ndarakimboka abari inshuti zanjye dusangira bansingiza. Ubu ngubu nta numwe mbona rwose, ngo nuko nta kintu na kimwe mfite nta gaciro bazongera kumpa. Maze kubona amafaranga natandukanye n'umuryango wanjye rwose, niriye mu by'isi cyane ndibagirwa ubuzima bwanjye. Iyo ati ubu nta kintu na kimwe nsigaranye, reka nta kintu na kimwe nsigaranye. Mama wanjye niwe niyanshyigikira rwose, nabaye igisigisigi. Ati nta n'uwampoza amarira, ati nta n'uwankomeza icyizere ngo nkomeze urugendo. Iyo na mama wanjye niyanshyigikira rwose. Alright, kola subscribe na follow kuri TikTok na YouTube ndetse na Instagram. Asiyevunzwa na mama atutararezezwa na nyina, isi zamwigisha rwose. Amagambo ye karibia kwangu lipoje, ayo atinyakira. Mbona maleti kufa kwa ja, nagiye mu isi nigira mu maraha menshi cyane, nibagirwa inkomoko yanjye ndetse nsiba n'inzira imvana mu rugo. Yo sinanyongea mawazo iyo pela wama peke yangu naongea hamna subscribe. kama pesa Ati maze kubona amafaranga hadi wa naje gutandukana n'ababyeyi, nigiriye mu bintu by'isi cyane nibagirwa uwo ndi we. Iyo ati bo nta kintu na kimwe nsigaranye, kunipa imani reka ntacyo rwose. sina mama Ati nta na mama wanjye ntiyanshyigikira, ati ubu ndi njyenyine mu isi. Yo moyo subscribe. sina mama sina yeah. Ata amafaranga n'urusobe rw'ibibazo, ata amafaranga rwose atuma imitima y'abantu ihindagurika, atuma abantu bava mu bintu by'ukuri rwose. Subscribe. Narababwiye ngo mukore subscribe murananira, ariko ndaje mbatwike koko. Jya muri comment section twandike indirimbo wifuza ko tugusobanurira uko ari rwose. Hanyuma kandi dufite na TikTok yitwa Gasobanuye Plus, genda ukore follow ujye ubona updates z'indirimbo tuzatugenda dusobanura akantu ku kandi. Ciao ciao.